Agafilime kacu k'uyu munsi tugatangiriye aha ngaha. Hano hari abari bicaye muri salo barimo baraganira, ako kanya hari uwakomanze. Akimara gukomanga, uwo wahagurutse bamwita Nancy, ni umugore we. Uyu mugabo yitwa Joel cyangwa se Joe, tumwite Joe. Arangije akimara gukomanga, yinjiye umugore we amaze kumusuhuza, yaravuze ati mumeze mute se bavandi? Bite byanyu ni amahoro? Ko mbona mwangendereye kandi mwese nta n'umwe wambwiye. Umukobwa ahita atangira ati umva nkubwire musaza wa, njyewe nari naje hano kugira ngo tugusuhuze, ariko narinje no hano kugira ngo nze gutora bya bintu nakubwiye ko nkeneye. Ati harya wambwiye ko ushaka iki? Ako kanya yahise atangira wa mukobwa ati umva nkubwire muvandi, njyewe buriya nkeneye isakoshi nziza yo kuzajyana mu bukwe, mfite inshuti yanjye ifite ubukwe. Ati ikindi kandi nkakenera n'amafaranga yo kugira ngo nkomeze niyiteho neza, nkomeze kubaho neza. Ati ubwo ukeneye angahe? Ati nkeneye 2,000. Ati oke nta kibazo ndaza kubigushakira. Ati none se wowe harya urashaka iki? Nawe bimeze gute? Undi arambwira ati nanjye rero narinje hano kugira ngo umpe ya saha wari wamenyemereye, hanyuma nibirangiza umpe na ya telefoni ya iPhone 15 wari wambwiye ko uzangurira. Undi aramubwira ati nta kibazo narabiguze, ahubwo sheri wanjye genda umuzanire bya bintu bye we nabashije kubizana. Ariko nta kibazo sister we araza kwihangana, ndaza kubanza mbimushakire mbimugurire, kubera yuko aka kanya ntago nari nabashije kubigura kuko ntago nzi kugura amasakoshi y'abagore. Ako kanya umugore we Nancy yahise agenda azana ya saha nziza ndetse na ya iPhone yo yari yemereye murumuna we. Arangije aramubaza ati none se bro, ko mbona wanzaniye iPhone 14 kandi narakubwiye ko nkeneye 15? Ati unyihanganire, ariko ntago iPhone 15 zari zirimo ziraboneka aho nsanzwe ngurira amatelefone. Ati rero bambwiye ko niyo 14 ikora neza nta kibazo. Urabona ntago byamushimishije, yahise amera nkaho arakaye. Arangije ahita amubwira ati ariko nimba itagushimishije wayiha mushiki wacu nta kibazo, wenda we yaba ikeneye. Ati ubwo ngubwo ukazakitegereza igihe nzakugurira indi telefone. Arangije ahita avuga ati sister nyikwihere. Undi arambwira ati oya iyo telefone ntago nyishaka. Ati njye nzategereza iPhone 16 nisohoka nibwo njyewe umusaza wanjye azangurira telefone. Nawe urabyumva, bafite umuvandimwe wabo w'umukire ndetse bamutegeka n'ibyo bashaka byose bakabasha kubibona cyangwa se akabibagurira. Ako kanya Nancy yahise ababwira ati rero mwihangane, twebwe tugiye kuba tugiye, reka umugabo wanjye agende ajye kwitunganya, dore nibwo akiva mu kazi abananiwe, ubwo duhure mu kanya ku meza. Bongera kutwereka undi munsi ukurikiyeho. Hano Joe yari yicaranye n'inshuti ye barimo baraganira. Arangije arambwira ati maka bite se kuri hano, uri hano kubera iyihe mpamvu? Undi arambwira ati rero muvandi, ndagushimira cyane rwose, nciye bugufi ndagushimira cyane uburyo ukomeza kumba hafi kandi ukaba n'inshuti yanjye nziza imfasha muri buri kimwe cyose. Kandi nukuri pe ndagushimira yuko hari n'ukuntu ujya umfasha mu bushobozi cyangwa se mu bigo bufatika nkabasha kugira icyo nkora n'icyo ngeraho. Urabizi hari ibintu byinshi wagiye umfashamo nk'ama business amwe namwe nagiye ntangira, ariko bikaba ngombwa yuko mbasha gutsindwa simbigereho kubera yuko hari ibyo ntabashije kugenda nuzuza cyangwa se byagendaga binyobera. Ariko ndagira ngo nkubwire, hari ikintu nshaka kubwira aka kanya. Undi arambwira ati maka, uko biri kose urabizi ko nanjye muri iyi minsi bitameze neza, kandi urabizi ko ubundi uko mbishoboye njya nkufasha. Undi aramubwira ati none se ubushize uje kunyaka amafaranga hano wambwiye yuko ugiye gukora business, kandi umbwira yuko business ugiye gukora izabasha kunguka nta kibazo, none reba n'aka kanya ungarutse mu maso nanone ngo urashaka amafaranga. Undi arambwira ati nukuri mbabarira basi umpe makeya nongere njye kugerageza, nawe urabizi ko ari we mfite, ni we muvandimwe mfite. Undi arambwira ati oke nta kibazo reka nyagushyirireho. Ako kanya ahise yamushyiriraho, undi nawe aramushimira aramubwira turakoze cyane, urakoze cyane pe, uri inshuti nziza ndagushimiye. Mbibutse yuko uno maka ni inshuti ye kandi baraniganye. Nk'umuntu rero umurusha ubushobozi aba yaje kumwifashisha kugira ngo amufashe. Namwe murabizi inshuti zimwe na zimwe muba mufite cyangwa se nazo ziba zibafite
ugasanga muri gufashanya cyangwa se ziri kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Barakwereka ibyo ngibyo birangiye Mark amajije kugenda, umugore we Nancy yaraje hano aramubwira ati sheri nagushakaga ngwino tugende mu cyumba nkubwire. Barakwereka bongeye kutwereka haciyeho amezi makeya, hari baratwereka hano ku cyambu ndetse ahantu ku mazi hameze nk'aho tambukira amakontineri aturutse muri ariya mazi. Ako kanya bongera kutwereka Nancy n'umugabo we Joe bari mu nzu arimo kumbwira ati sheri none se ibyo ngibyo urimo kumbwira ni ibiki? Njyewe mba nakubwiye ngo ugerageze ugire ukuntu wamanaginga umutungo w'uru rugo cyangwa se nawe n'ibyo ushoramo byose witonde, ariko mbabarira undebere. Utangiye kuvuga yuko ibintu bitangiye kukuyobera, amafaranga atangiye kugenda asa nkaho ahomba, rero gerageza tubyiteho business zacu zere guhomba. Bongera kutwereka bahagaze hano, bari bari mu cyumba baje kureba bavandimwe ba Joe. Barakwereka bari biryamiye hano, gusa Joe n'umugore we Nancy baraje barababwira ati rero muvandi nagize ikibazo. Undi aramubaza ati se byagenze gute? Ati ubu ngubu amato yanjye nari naratubijemo ibicuruzwa bayafashe ndetse amwe yanarohamye kubera gukwepa abari bagiye kuyafata, ariko n'ubundi nta gicuruzwa na kimwe nigeze ndamura. Ni ukuvuga ngo business zanjye zahombye kandi abari bagiye kubafata, ubwo ni nk'uko wavuga Rwanda Revenue ya hano mu Rwanda. Arangije arabwira ati ubu nanjye Rwanda Revenue yamfashe kandi byabaye ngombwa yuko bagiye guteza imitungo yanjye yose ndetse n'imodoka bayifashe bayigwatiriye. Barangije baramubwira ati hoya ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ati none se ni gute kuko ukora ikosa nk'iryo ngiryo kugeza ubwo Rwanda Revenue ndetse n'ibicuruzwa byawe byose bigiye mu kangaratete? Undi arababwira ati rero nyine habayemo ikosa, ntabwo nigeze mbasha kwishyura imisoro. Urabona business imazemo imyaka 10 yose, rero numvaga nta kibazo, numvaga nta kintu na kimwe kiri bube, rero niyo mpamvu ntigeze nishyura imisoro cyangwa se ubwishingizi na bumwe, kandi ibintu byose babitwaye ndetse n'inzu yacu nayo bayijyanye. Ubu ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe mfite. Niyo mpamvu rero narinje hano kugira ngo mbasabe mubashe kudufasha tuze tube turi kubana hano muri iyi nzu. Barakwereka mushiki wa Joe yaramubwira ati reka ibyo ngibyo ntabwo byashoboka, reba ino nzu tubamo nta nubwo natwe ubwacu iduhagije. Ni ukuvuga ngo iyo haje zimwe mu nshuti zacu bisaba ko turarana nazo. Ni ukuvuga ngo ntabwo byashoboka rero yuko we n'umugore wawe muba hano. Reba nawe ibintu bibabayeho nyuma yuko bagize ibyago bingana gutya, none reba abo bafashaga bakabitaho banze no kubacumbikira byibuza ngo babe babana, kandi ngo ni abavandimwe babo. Nta kindi cyabaye, Joe na Nancy bahise bigendera. Bamaze kwigendera bano basigara bari kuvugana ati ariko buriya si abasazi, baratekereza yuko baza ngo tugiye kubana muri ino nzu, kandi mbibutse neza ino nzu barimo barabamo uriya mugabo Joe yabafashaga no kuyishyura, akabaha n'amafaranga y'inzu kugira ngo bishyure, akabafasha kuri buri kimwe cyose. Barakwereka ntabwo bigeze batuza, bahise bagaruka hano nka famiye iri mu bibazo, nta hantu batajya bakubita cyangwa se ngo bapfunde imitwe. Bahise baza hano, baza kuri wa musore witwa Mark bakwerekaga yari arimo gufasha ejo bundi, amuha amafaranga ngo agende ajye gukomeza agerageze ashore mu tu business nubwo byari birimo kugorana. Hano rero yaratangiye kubabwira ati nishimiye kubakira mu rugo iwanjye, nishimiye kubabona, ubu ngubu rwose ndishimye cyane kubera yuko ndi kubona amamiliyoni y'amadolari, kubera ko nasinye kontara nkabasha kubigeraho nanjye. Yahise ambwira ati ni byiza rwose, ndishimye cyane kubera yuko ubu noneho wabigezeho. Ati none se nanjye rero ubu ngubu Mark nishimiye intsinzi yawe, ariko nanjye ubu noneho ndi mu bibazo. Atangiye kumbwira ati ndi mu bibazo. Ati none se byagenze gute? Ati ubu ngubu kontineri zanjye z'ibicuruzwa byose zarohamye, kandi izindi nazo zitarohamye Rwanda Revenue yazifashe. Imajije kuzifata ubu ngubu bahise baza
bafata inzu yanjye ndetse batwara n'imodoka, ubu ngubu nta kintu na kimwe nsigaranye ndetse ubu ndeba ndi mu kangaratete, ntabwo wakumva ibibazo nikoreye. Ati rwose nimba hari ukuntu wadufasha cyangwa se hari amafaranga ufite wayampa nkagenda nkabohoza basi inzu yanjye kugira ngo njye n'umugore wanjye batatujugunya hanze cyangwa se tukagira n'ibindi bibazo cyangwa se nkashaka n'ahandi hantu ho kuba. Arangije aramubwira ati oya, none se uri seriye urifata ugatumiza ibicuruzwa bidafite asiranse cyangwa se ubwishingizi, noneho byarangiza ukagerekaho no kubitumiza bitishyuriye n'ikintu na kimwe? Ati ntabwo mbyumva, ngaho reba nawe ubuzima bwawe bushyize mu byago. Ati noneho rero basi mfasha. Undi aramubwira ati hoya ibyo ngibyo byibagirwe, nawe iyumvire Maka yafashije ejo bundi akamuha amafaranga ndetse inshuro irenze imwe, ubu none haramubwiye ngo yibagirwe ubufasha ubwo ari bwo bwose yaba ari kumwaka. Maka yaramuhakana aramubwira ati hoya ibyo bintu ntago nabishobora kubera yuko ubu ngubu nanjye mfite ibintu byinshi bindi ku mutwe, nta mafaranga na makeya mfite. Nawe reba umuntu wari umaje kumwirataho amubwira ko yasinye amakontara y'akazi ndetse ubu ngubu ubuzima bumeze neza, yirengagije uburyo bwose yamufashijemo. Nawe reba imyiturano yamuhaye, yamubwiye ko bitakunda. Arangije aramubwira ati rero nk'umugabo ugomba gukoresha imbaraga zose, iz'umubiri ndetse n'iz'umutima kugira ngo wowe n'umugore wawe mubashe kubaho ubuzima bwiza. Ubwo rero nk'umugabo ugomba gukora cyane, ugomba gukora cyane pe, kuko njyewe Maka nta bushobozi mfite ako kanya bwo guhita nkufasha. Nawe iyumvire pe ukuntu arimo kumubwira. Ati ahubwo cyokora ikintu nagufasha, urabona mfite akaresitora, rero nimba nta kintu bigutwaye wajya ugenda we n'umugore wawe mukagenda mukarya, reka nze noherereze manager cyangwa se umuntu ushinzwe kugakontorora amafoto yanyu kugira ngo nazajya ababona atazajya abishyuza. Wenda icyo ngicyo nicyo kintu kimwe cyonyine nagufasha. Nawe reba ibintu amukoreye, amuhitiyemo kumuha ibyo kurya cyangwa se kujya agenda akarya we n'umugore we byonyine, aho kugira ngo amuhe ubufasha kandi yari abufite. Ako kanya yahise yitaba telefone aravuga ati inama reka nze ndaje mu masegonda 30 ndaje, nta kibazo mfungure mashini, nta kibazo iyo nama ndayitabira nyakubahwa. Urumva no mu kazi ke batangiye kumuhamagara nk'umuntu umeze neza ndetse ufashwe neza mu kazi ke, uri kubona amafaranga uko bihagije, ariko yanze gufasha inshuti ye. Ako kanya nta kindi cyabaye, yahise ababwira ati rero ndumva mwasohoka mukagenda, naho ubundi gahunda niyo ngiyo rwose nta bushobozi nifitiye, ahubwo musohoke mugende, urumva ko mfite na gahunda nyinshi. Dore uko yabasohoye, amaze kubasohora abageje no ku muryango akajya basunika kugira ngo basohoke vuba vuba. Maka nuko nguko yasohoye Jo agiye kugira n'ikintu amubwira, yahise akubitaho urugi. Bongera kutwereka hano igihe Jo yari yicaye hano muri saro, umunsi umwe yagiye kubona umugore we araje. Amajije kuza ibi ngibi nibyo arimo kwibuka. Arangije aramubwira ati sheri ndumva nkushaka, ngwino tugende mu cyumba hari ikintu nshaka kukubwira. Arangije aramubwira ati nta kibazo, nimba hari icyo ushaka kumbwira rwose nkuteze amatwi. Urabona Nancy yazanye hano umugabo we, amaje kumuzana aramubwira ati babe rero hari ikintu nshaka kukubwira, ndashaka ko tuganira kuri ibi bintu. Urabona sinzi ngewe ukuntu bimeze, sinzi n'impamvu uhora uvuga yuko amafaranga rimwe na rimwe uba ubona uyabura cyangwa se ari makeya, kandi njye maje kubona impamvu ibitera byose. Undi aramubwira ati se impamvu ni iyihe? Ati reba bari abantu ufasha bose, ese bose niko utekereza ko badutabara natwe turamutse tugize ibyago cyangwa se tugiye mu bibazo? Undi aramubwira ati sheri ase byibuza urabona kubafasha hari ikibazo kirimo? Nawe reba nyine baza badusaba ubufasha kandi biba bigaragara yuko tubufite, none se ubwo ngubwo twakanga kubafasha? Undi aramubwira ati oya rega njye ntago nanze ko ufasha abantu, ariko byibuza bafashe mu buryo nawe butaguteza ibyago. Ese nimba ufasha umuntu kugeza ubwo hano mu rugo tushobora kuba twabura amafaranga cyangwa se no mu kazi kawe ukagira ikibazo, ibyo ngibyo ni ubufasha bwoko ki ko mbona ahubwo byaba birimo ubugoryi n'ubuhumyi bwinshi? Undi aramubwira ati ahubwo reka dutestinge cyangwa se tugerageze ziriya nshuti zawe,
wawe. Undi arambwira ati nta kibazo ndabyemeye, gusa ariko wibuke yuko famiye bo tuzajya tugerageza tukabafasha uko dushoboye ariko nabyo biringaniye atari ibintu birengereye cyangwa se by'umurengera. Undi arambwira ati nta kibazo sheri reka tubagerageze. Barakwereka bari hano ku muryango nibyo bari barimo kwibuka bari kuganira, Nancy arimo kumubwira ati sheri si ubibonye igitekerezo naguhaye urabona yuko gifite ishingiro, nawe si ubibona yuko ari abavandimwe ari inshuti bose ufite cyangwa se abo wirirwa gufasha bose nta n'umwe wadufasha mu gihe twebwe tugiye mu bibazo. Rero ubu ngubu bitwereke umurongo tugomba kugenderaho, niba ari uku nguku nabo bameze nabo mu gihe turi mu bibazo batadufasha, natwe rero tugire umurongo tugenderaho. Nuko byagenze, nuko agafilime kacu kagenze, turabakunda cyane, nizere ko mukuyemo isomo, mukomeze mukore subscribe kugira ngo mukomeze mubone na video zacu z'ubutaha, turabakunda cyane, murakoze.